ndagira ngo basuhuze muri iri jambo riri muri Yesaya ni ibice 25 umurongo wa 6. Intego y'iki giterane n'intego igira iti umuntu namurera data azamuha icyubahiro. Haleluya. Aho umugaragu wanjye azaba niho nanjye nzaba. Reka rero dusome ibyo. Yesaya 25 umurongo wa 6 haragira hati kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo azaharemeshereza amahanga yose ibirori, arabagira ibibyibushye aratereke vino y'umurera, ibibyibushye byuzuye imisokoro na vino y'umurera imininye neza. Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure bwe gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose. Kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso y'abantu bose, ku maso y'abantu, n'igitutsi batutse ubwoko bwayo azagikura ku isi yose. Uwiteka ni we ubivuze. Amen. Imwakire ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndagira ngo mbahe ntacyo ubwo nari mvuye hano nagiye hariya kuri doze bampa ntacyo, njya hariya Nyagatovu nabo bampa ntacyo, none Batsina nabo bampa ntacyo, barambwira ngo mwakire ntacyo zanyu tuzakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Bampaye iminota 10 niyo basubiza, ariko turi kujyana. Reka kujyaho gatoya tukuza kuvugaho niba Bibiliya irambwira ngo kandi kuri uyu musozi Uwiteka Imana Nyir'ijuru, Imana ya Isiraheli, Imana ya Mose, Imana ya Eliya, ngo izaharemeshereza amahanga yose ibirori, ayabagira ibibyibushye byuzuye imisoko, kandi ngo ayatereke vino y'umurera imenye neza. Haleluya. 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 Bibiliya yambwiye ngo kuri uyu musozi Imana Nyir'ijuru, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo izaharemeshereza amahanga yose ibirori, ayabagira ibibyibushye byuzuye ibisoko, kandi ngo iyatereke vino y'umurera imenye neza. Ariko mwambere Imana iturage. Haleluya. Kuri uyu musozi Bibiliya irambwira ngo kandi ngo n'igitutsi batutse ubwoko bwayo Uwiteka azagikura ku isi, kuko Uwiteka ni ubivuze. Mana ishimwe. Haleluya. Icyambere kindi cyane ni uko izabakuraho igisuzuguro cy'ubwirabure. Abantu babasuzuguye bakabafata nk'uko bishakiye, ariko mu gisuzuguro cy'ubwirabure Uwiteka agize. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bibiliya yambwiye ngo umuntu nankorera ankurikire, ngo aho umugaragu wanjye azaba niho nanjye nzaba, kandi ngo nzamuha icyubahiro. Hari ababivuga ngo nzamuha icyubahiro, muheze uburame kandi muheze ubugingo buhoraho. Mana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo azaharemeshereza amahanga yose ibirori, ayabagira ibibyibushye byuzuye ibisoko, ayatereke vino y'umurera imenye neza. Kandi kuri uyu musozi ngo niho azamariraho igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso yawe. Mana ishimwe. Ngo n'igitutsi batutse ubwoko bwayo Uwiteka azagikura ku isi, ngo kandi urupfu azaruziramo. Manzere Imana itubahiro. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Azatubagirira ibyibushye byuzuye imisokoro, ahindukira dutereke na vino y'umunera iminiye neza, ngo kandi azadukuraho n'igisuzuguro tubwira ngo n'igitutsi bagitutse Uwiteka azakivana gusa. Kwa mbere Imana ikiganiro kiri iri ni ijambo ryari ijambo muhanuzi yabandirwa, ariko ijambo ry'Imana ryo ntirya rivuga. Mana ishimwe, umuntu namubonera ankurikire kandi ngo aho ndi ngo niwe umugaragu wanjye nawe aza atazakwishyura. Umpere Imana icyubahiro, umpere Imana amashyi. Mimi ni chombo cha Bwana, ndani yangu muna maji. Aravuga ngo njye ni igikoresho cy'Uwiteka, ariko muri njye harimo ubutunzi. Bibiliya irambwira ngo dufite ubutunzi buhishwe mu nzabya z'Imana, kandi ubwo butunzi buruta ubw'abanyagihugu. Mwambere Imana icyubahiro. Reka tureke aho ngaho buriya magambo avunaguye nakwiga. Ariko se turi kujyana amagambo agizwe nakwirwamo. Haleluya. Njye nabatijwe muri 68, agakiza nyirizina nakakiriye muri 74. Uraza kumbwira ngo kuki yabatijwe 68 agakiza bakakira muri 74? Umuntu ashobora kubatizwa ari imihango y'idini atarakira, ariko igihe yakiriye agakiza nicyo gihe n'ubundi agomba guhamya igihe yakakiriye. Imana ishimwe. Haleluya. 72 niho nagiye muri Kongo, njya ahantu bita mu Kamanyura. Mpageze tujya ku mupasitori umwe witwaga Rugendo, dusanga hari abantu bamwe bajya bitana ngo ni ba Nyamweru, niba ari ba Nyamweru simbizi, niba ariko mu bita namwe. Noneho mu gitondo butaraje saa 10 kajya kubona nkabona umukobwa umwe araje wa Nyamweru yambaye ikanzu ndetse n'umusore na musaza we, bakaza bagatangira nibata, bagatangira bakaririmba, bamara kuririmba noneho ubu bagasoma ijambo ry'Imana bagataha. Ariko se turi kujyana ndabirahura rero bizana ku nkaka, wongere ku nkaka ndababwira ntumve hari abandi bajya basenga nibata, ndagira ngo natwe dusengere nibata. Tukabyuka saa 8 y'ijoro ngakubita ingoma, namara gukubita ingoma bakaza tukaririmba, bajya gucya tugasoma ijambo ry'Imana tugataha. Ariko se turi kujyana ugacya n'ubundi nuko. Ariko noneho ndagira ngo ngere ku ntego ya nibata, ndagira ngo mukundishe nibature, uyikunde kandi uyikunde. Hari ibyiza birimo, hari imigisha irimo, hari ibyiza birimo. Imana ishimwe. Haleluya. Noneho Imana iratubwira ngo umva, niki mujya muza mu nzu yanjye mujye mubanza mwiyeze, nimumara kwiyeza nzabasiga ubwiza bwanjye, abantu nibabareba bazamenya ko ndi Uwiteka Imana yabo. Haleluya. Haleluya. Imana iratubwira ngo umva, nimujye muzinduka mu gitondo, barakayika mu gitondo, nimumara kukanywa ugende mujye mu mirimo yawe. Ariko se turi kujyana, ndagira ngo mukundishe nibature, na Yesu yasenze nibature. Ibi bagabwiriza ubutumwa, agahagurutsa ibimuga, agahumura impumyi, nijoro akarara ku musozi w'Imana, akabwira se ati dawe abo wampaye ngaba ndabazanye, nibaze babishanye nanjye mbe umwungeri. Akarara asenga, bwajya bucya Isaka mwambika imbaraga, za mbaraga akirirwa zizuramwo abapfuye, akirirwa ahagurutsa ibimuga, akirirwa ahumura impumyi, ndetse n'ibiragi bikavuga. Haleluya. Abantu bakavuga ngo si izo mbaraga Yesu azikurahe, yaba azihabwa na dayimoni zitanga imbaraga. Abo ni abafarisayo bari bahari. Ariko se turi kujyana, Imana iratubwira ngo umva, ngo aya masengesho yitwa
urukingo mujye muzinduka mu gitondo baho urukingo rukingira abana banyu rubakingira nawe ariko se turi kujyana Imana iratubwira ngo aya masengesho yari bature n'abarwayi bazajya bakirira muri ayo masengesho. Imana ishimwe. Haleluya. Imana iratubwira ngo umva ngo aya masengesho nimutayibagirwa ntabwo nzabibagirwa ariko nimuyibagirwa nzibagirwa abana banyu nibagirwa imiryango yanyu nawe ubwanyu mbibagirwa. Ariko se turi kujyana ubwo turi kujyana turavuga igihe kimwe no kugira intege nkeya Imana igituma abantu bavuye ku kibuye irababwira ngo nimugende mujye ku nkamba mushakire ba bandi basenga ni bato. Dore amagambo mubabwira ngayo nimubabwire ngo ayo masengesho muri kwanga gusenga nimoteri icyane amatorero yose ya Pentecote. Haleluya. 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 Aya masengesho y'abibature twebwe twayahahiyemo umunyarwanda yaciye umugani hari isahani igipima ibishyimbo yitwa nyamaha y'ikiro aravuga ngo uzi nyamaha n'uwayikoresheje akamenya ikirimo ariko utayizi ntagomba kumenya ikiri muri nyamaha. Ariko se turi kujyana Imana iradufasha iduha amasezerano iduha n'ubutunzi ku nkangara hari ubutunzi bukomeye cyane aho ngaho iwacu intambara itaraba hari ubutunzi ndetse n'abanyarwanda benshi mu mujyi wa Kamembe nibo bari bafite ubutunzi. Mana ishimwe. Nanjye rero nabwiye Imana ngo Mana naragukoreye ndanakubyinira ndanakuvugira mpera abana agakiza numara kubaha agakiza ubahe n'ubutunzi. Ije Imana yarabikoze. Mfite umuhungu uri hanze muri Afurika ni Bishop ayobora amatorero 25 ariko se turi kujyana ubwo surabona afite inzu. Mfite undi wajya gucurangira hariya korali ya Sipi hariya Kimicyaro ariko se turi kujyana noneho nawe yaje kubona umuntu w'umuzungu amujyana muri abarigendera bajya hanze bajya muri Afurika ye. Ni mwarimu w'umudugudu yigisha abazungu gucuranga ni perezida wa korali kandi afite imodoka ebyiri ariko se muri ubwo bwaragiye mfite undi ariko se turi kujyana mfite undi uri Rusaka muri Zambia nawe ni umurokore ariko se turi kujyana ni umurokore afite icyo bita ishopo rero itamagazine y'ibintu. Haleluya. Haleluya. Mfite undi w'imfura nahagurukeze hano naze hano mfite undi uri Uganda. Haleluya. Umuganda yaramwikundiye aramubwira ati shaho nagukunze ngwino ntangira peteroli na esanse kandi yararangije no kwiga. Ugashoboka ko mwana afite agakiza afite n'iby'umuntu. Mwantere Imana icyubahiro. Umukobwa ni umunyamasengesho rwose n'umubwiriza w'ubutumwa ari Muhanga umugabo afite iduka ariko se urumva Imana yarangesere. Mfite undi. Haleluya. Aba bose ndimo kubwira ni niba kure mfite undi nawe uri hari imbere mfite abana batatu mfite urupango rwe rw'inzu mwambere Imana icyubahiro nawe ni umunyamasengesho ni n'umuhanuzi ariko turi kujyana